Kera kabaye mu Rwanda hagiye kubera iserukiramuco ry'imbwa. Iserukiramuco ry'imbwa. Ibi bibaye ku nshuro ya mbere mu mujyi wa Kigali. Hagiye kubera iserukiramuco ry'imbwa ryiswe Dog Festival Kigali. Rizahuriza hamwe imbwa ndetse zerekana ubuhanga butandukanye zifitemo. Iki ni igikorwa kidasanzwe cyagenewe abakunzi b'imbwa kizabera mu mujyi wa Kigali. Aha ni Gacuriro kuri Kicks Playground. Bizaba tariki 31 Kanama uyu mwaka wa 2025. Mbere yuko dukomeza, banza ukubiteho agasubscribe kuri Hot World Entertainment. Iki gikorwa kigamije guhuriza hamwe abantu bafite urukundo n'impuhwe ku mbwa, abatanga serivisi zijyanye n'inyamaswa n'abakora mu nzego zitandukanye zita ku mibereho myiza y'imbwa. Byose bigashyirwa mu birori by'imyidagaduro n'ubusabane bizwi nka Dog Festival Kigali. Ni umwanya wo kwerekana imbwa zifite imyambarire idasanzwe, Best Dressed Dogs, gukurikirana imyiyerekano, imyitozo, ibizwi nka Agrit Shows. Aha ni imyiyerekano y'imbwa n'ubuhanga bw'imbwa. Hazabaho kandi kuganira n'abahanga mu buzima bw'amatungo barimo abavuzi, abatoza n'abacuruzi b'ibikoresho n'ibiryo. Kuryoherwa n'umuziki, amafunguro n'ibinyobwa, gushimisha abafite imbwa zifite imyitwarire n'imyitozo myiza, nk'uko Gahamanyi Eric washinze Dog House yabitangarije igihe.com. Aha yagiraga ati, twifuje gutangiza ibi birori kugira ngo abantu bigire hamwe uburyo bwo kurushaho kuba inshuti n'imbwa zabo. Dog Fest ni umwanya wo gusabana, kwishima, ariko tuganira icyo twunguka mu bumenyi. Ibi birori bifite intego yo guteza imbere umuco wo gukunda no kwita ku mbwa, aho zifatwa nk'inshuti za muntu mu buzima bwa buri munsi, aho kuba inyamaswa zisanzwe ahubwo zikibera inshuti n'abantu. Dog Fest Kigali ni intambwe ikomeye cyane mu rugendo rwo kubaka umubano uhamye hagati y'abantu n'imbwa, hagamije kugira igihugu gifite umuco mwiza wo kurera no gufata neza inyamaswa, cyane cyane dogs, imbwa. Murakaza neza muri Fest Kigali imbwa, cyangwa se Dog Fest Kigali. Ciao ciao, aha ni kuri Hot World Entertainment.